ubundi bwa mbere nuko abantu bagomba kumenya ko iyo turi mu kibuga hagomba kuboneka ikipe itsinda ndetse n'itsindwa. Icyo ni icyambere. Cya kabiri, twagize imbogamizi z'uko twagiye gutakaza element 3 zose zitabonetse, harimo umudeteri, harimo n'umudefenseri, twongeraho n'umukipa. Mwabonye ko ikibazo igitego cyagaragaye hariya cyagiyemo cyabo batwishyura mu ziko twabamanje cyagiyemo ariko ku mpamvu z'umuzamu. Iyo haza kuba umuzamu ugaragara hakabamo umuntu ushobora gufata izamu nk'uko twabipanze, nta mpamvu yabaye, habayeho akabazo ko kuvunika bituma adakina match y'uyu munsi. Ubwo rero kubera izo mpamvu zizatumye nekeza kaza zatumye dutsindwa. Ubundi nta kibazo nari mfite ku ikipe, kandi murabizi ubushize murabizi ko ngene n'abatsinze 4 ku busa. Nari n'abatsinze 4 ku busa, ikipe yose yuzuye. Rero turi mu mwitozo havukamo ikibazo cy'uko abo batatu bose bagize ikibazo baragwara, baravunika. Iyo shoke yatumye batagaragara mu mukino. Kutagaragara mu mukino rero ku ikipe kw'abakinyi runaka mu ikipe nicyo cyatumye tuza guhura na zirambogamizi twahuye nazo, kandi nabwo mwabonye ko abari bahari barashoboye, kubera ko gutsindirwa kuri penalty nta kipe itatsindwa n'izindi zijya zitsindwa. Yego. Niki wabwira abana b'abakobwa bafite impano yo gukina umupira ariko batajya baza ku kibuga ngo bigaragaze nk'abandi? Nago icyo nabwira abana b'abakobwa batajya baza ku kibuga kandi bafite impano yo gukina, ndagira ngo mabwire ko bagomba kwitinyuka. Cyambere no kwitinyuka, bamara kwitinyuka bagakora icyo bagomba gukora. Hanyuma nekereza yuko ntago u Rwanda tugezemo cyangwa se u Rwanda President His Excellency yifuza nabwo ari rwo kuvuga ngo umuhungu gusa cyangwa umukobwa gusa, ahubwo dufata umuhungu n'umukobwa bose tukafata rimwe, ni kuko ni gender balance. Nta kibazo kirimo, bakagombye gutinyuka bagakora icyo bagomba gukora, bakaza nabo bakaza gukina umupira kuko birashoboka. Umupira ushobora kukugeza kure, akaguru kawe kagutunga, akaguru kawe gashobora kukurihira ishuri, akaguru kawe mbese gashobora kukugeza kure wumva wifuza kuzagera. Niyo mpamvu natwe turi hano. Rero abakobwa banjye mbenkuraja kubikunda no kubikora kugira ngo turebe ko nabo hari aho bagera bagatera imbere. So rero nabaha message yo kuvuga ngo nibave mu byo barimo, bitinyuke baze gukina agapira nta kibazo. Nta bibazo ujya ugirana n'ababyeyi, kuko hari igihe usanga nk'ababyeyi b'abana bavuga ngo umwana wanjye ntabwo yakina umupira, agomba kuguma ku nkono. Yego. Niki wabwira wenda ababyeyi bafite abana babo bazi gukina umupira ariko batajya babohereza ngo baze ku kibuga bigaragaze nk'abandi bakobwa? Yego. Hanyuma bwa mbere nabwira iyo umutoza akoresha abana, bisaba communication y'umutoza ndetse n'umubyeyi. Urumva nago nafata umwana umukobwa umufate mukuri wabo umubyeyi atazi ko namufashe umukobwa namujyanye. Icyo gihe ushobora gusanga bamufashe bitari byo kandi atari byo gukora. Rero icyo ngewe navuga, twebwe nk'imbogamizi duhura nazo, hari nk'abana tuhamagara nk'umubyeyi kandi tubizi ko abikunda anabishoboye, ugasanga umubyeyi ntabwo ari kubyumva. Twagira inama umubyeyi akareka umwana akaza, kuko ushobora gusanga benshi tujya tubumva bakina bakagera ku rwego rwo gukina ku rwego rw'akarere, bakava ku karere bakagera ku ntara, bakava ku ntara bakagera mu rwego rw'igihugu. Ibyo byose biba byaratangiye. Ntabwo umuntu yakifata ngo ahaguruke ave mu rwego agere mu rwego rw'igihugu atahereye mu mudugudu hasi. Rero uyu munsi ahera ku batoza bato, azamuka kugeza ku kigero cy'uko bamaze kugenda batera imbere. Hanyuma murabizi ko dufitemo n'abana nk'ubu mu ikipe yanjye, abana hafi abenshi barimo banakinira n'ibigo, nibo ba mbere bakina mu bigo. N'abanyeshuri ni benshi, harimo n'abanyeshuri baravanze, ariko ubona ko abana kubera ko dukorana cyane, abo bana hafi ya bose bahabwa icyizere cyangwa se ikigo kibagirira icyizere cy'uko bashobora kugira gute kubajyana, kuko dufitemo nka batatu. Abo batatu ababyeyi bakagombye kureka abana babo bakaza, kuko nk'umwana iyo yize umwaka atariha akiga wa kabiri ntarihe, ugasanga imyaka 2 irarangiye. Rero aba ari byiza nabashishikariza kureka abana bakaza, hari impano zabo bashobora kuba bari kuzidindiza kandi bitagize bitari ngombwa. Ku mbogamizi rero nekereza ko ababyeyi kuri ubu ngubu abo mfite bose turakorana, nta kibazo dufitanye. Ni nk'izihe mbogamizi ubona mu mitoreze yawe? Mbogamizi ntago zabura mu mitoreze yanjye. Icyambere navuga ni ibikoresho bidahagije. Urumva iyo tukizamuka, tukiri abana tukizamuka, ubusanga nyine tutaragera ku rwego rushimishije neza, ariko dufite icyizere cy'uko bizakunda. Ibikoresho bike, urumva jezi ni nkeya, imwe ugasanga nk'ubu ufite amakipe abiri, n'iy'abahungu ndetse n'iy'abakobwa. Rero muri ekipe y'abahungu ndetse n'iy'abakobwa usanga kugira ngo uze neza bakine
pair imwe ya jezi itari guhura. Rero biba bisaba ko buri wese mbonye ibikoresho bihagije yaba jezi cyangwa se nkavuga ngo nabona n'imipira nayo urumva ni ikibazo, inkweto z'abana ni ikibazo, rimwe na rimwe bakinisha icyo twita ibinyusi, kindi gihe ugize amahirwe akabona akagodiyo, ariko urumva ibikoresho biracyari bike, ariko hamwe n'Imana no gushobozwa ndabizi ko bizagenda neza. Cyangwa kubera ko ubundi iyo turangije match dupanga gahunda ku munsi ukurikiyeho. Hari ikipe twahamagaye y'Ikazo y'abakobwa ishobora kuza, iramutse ije urumva twaba dufite umupira uryoshye hari ahantu. Nyuma y'iyo match y'Ikazo iramutse itabonetse dushobora kuzakina n'ikipe y'umudugudu w'Intebe Mudende kugira ngo twe guhagarara. Hanyuma kuwa gatandatu nabwo ntekereza ko abahungu banjye dushobora kuzaba twinjiye ikibuga nabwo kandi tugakina match kagenda neza. Bivuga ngo utoza ikipe y'abakobwa ugatoza n'iy'abahungu. Mfite ikipe y'abatoza ya anoza ikipe ebyiri abakobwa n'abahungu. Niyo mpamvu nasizemo ikibazo cyo ko jezi dufite imwe idahagije kubera ko usanga iyo abahungu bambaye ari n'abakobwa bambara. Umupira dukinnye mu bahungu ni nabo abakobwa bakina, kandi ubwo urumva iyo nahuje abahungu n'abakobwa imyitozo bisaba kugira ngo umukobwa n'abahungu tubavange kugira ngo dukore umwitozo twese. Birasaba rero turacyafite icyo kongeramo kugira ngo bizagende neza. Murakoze kuduha ikiganiro, ubwo ngubwo tuzasubira nimwongera gukora match. Nta kibazo, murakoze. Nta kibazo, murakoze, Imana ibamugishe. Yego, abakurikiye Uchi TV show, uyu nguyu ni Uchi Rich Aime Imana y'u Rwanda, aho twari turi kuganira n'umukoci utoza ikipe y'abakobwa, atugejejeho byinshi birambuye, imbogamizi agenda agira mu mitoreze ye ndetse n'icyo asaba abayobozi. Byose yabisabye mbese muri make, kandi ndumva ko abayobozi bazamwumva. Uchi TV show niyo mwari mukurikiye, nge ndi Uchi Rich Aime Imana y'u Rwanda. Murakoze, ciao.